Alright, yes, nizera neza yuko mumeze neza cyane kandi Imana y'amahoro ikomeza kugenda ikurinda umunsi ku wundi. We nimba warakoze subscribe ni by'agaciro gakomeye cyane. None se we nimba utarayikora urumva subwo wa man ibyo bintu byaba ari ubusambo tu kandi uri umuntu mukuru. So uyu munsi hano rongeye kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, no kuvuga ngo Musa icara ku gitanda cyangwa se nimba wegera intebe uyicareho. Nuburi kintu wicara ufata itafari amatafari ubundi nkuganiriza. So uyu munsi wa none banza wicara ariko utaza kuko ndashaka ko tuhatwika koko tujya kwikubita kwa jihad. Uyu mutipe muramuzi ko ari umuntu wagiye azenguruka amacano menshi cyane agiye atandukanye agenda yicaza abantu ku kasonga bugari. Uyu munsi rero nawe icara ugasonga bugari umuntu akubwire bro turamara kuva kwa jihad se twikubita ku muntu bita Eminyawe turamuvote twikubita kuri Emi Kinege. Abo bantu mvuze ngira ngo murabazi kuko n'Abastar hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turaba kuri ibyo bintu twikubite kuri Bruce Melody Kinyosi. Tukimara kuva kuri icyo Kinyosi leta tumanuka tugere ku muntu bita The Ben. Bafavore umujama bita Masoso, ngira ngo muri iminsi numvise afite n'ubukwe. Hey, umusa ngomba kuzarongora nanjye n'umusaza. Mvuze ko The Ben ari umusaza, ahubwo mvuze nyine ko ari umusaza nyine umujama wubashywe cyane urenze muri legend wacu bro. Ntabwo ari njye kwisa muri legend kubera ko ibyo bintu abantu benshi cyane bagenda bivuga nyine kuri muri legend, ariko nawe uriyizi nyine nk'umuntu wasohoye indirimbo kera cyane nziza cyane kandi n'iyi saa tukaba tukizikunda, ariko nawe byaguteye ubunebwe. Niyo mpamvu abantu bagushinza ngo ntugikora bro, uracyarira ku mutima watsimbye zamani. Nitwa Sibomana na Tole Peace, hano ni Kumvura TV wamaze kugira kandi wahisemo neza cyane. Ni iby'agaciro keshi cyane gakomeye cyane kuri we kandi nawe ndabigushimira. Nimba warakoze subscribe ibuka gukora share like comment kugira ngo ibiganiro byacu bikugera tukimara kubitunganya. Alright, uyu munsi wa none tugiye kwikubita ahantu bita Nyabugogo. Tuveyo ati imodoka cyangwa duciye Gahanga dukomeza tujye Burundi duciye Bugesera. Oya, aho ngaho reka twinyure ku Kanyaru. Nitumara kuva ku Kanyaru teta tugenda twambuka ahantu bita BJ. Nitumara kugera BJ turahasanga ibitaramo bibiri byahabereye kandi ibyo bitaramo nabyo biri kuvugisha abantu benshi cyane, ndetse harimo n'abashaka kwicana. Ariko man bya biboro by'amatiku nibiri kwica entertainment mu gihugu cy'u Rwanda, mu kugenda muzambye ibintu kabisa umunsi kundi. Ibyo bintu mu bireke ndabasenye. Mana Nyagasani ndagusenze mu izina rya Yesu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah. Amen. Ndabasengeye mukizwe muhinduke. So, nukuvuga ngo mbere ya byose tugiye kubanza tubereke amatimu cyangwa se timu A na timu B. Hano mu gihugu cy'u Rwanda biri kugenda bimeze nabi cyane, ndetse bigeze naho umuntu uzwi nka Eminyawe ndetse na Emi Kinege baniganye none baniganira i Burundi. Aba batipe nubwo nabonye Eminyawe yakomeje kugenda ibyo bintu abitsimba buriya kugira ngo witwe nyawe nkuko haba hari pirate. Rero nubwo abantu bari kugenda bivuga, bari kugenda bavuga ko umuntu bita Emi Kinege ari umuntu ugira urwango rwinshi cyane. Noneho ngo bigeze naho yabwiye Emi, arangije aramubwira, ubwo Emi Kinege yabwira Eminyawe aramubwira ati bro we yaramusanze ku rukikano bagiye mu rubanza rw'umuntu bita Titi Brown. None harangije aramubwira ati man ngewe aho kugira ngo ngusuhuze ngo yasuhuje nyine abandi aragenda bahapisa arangije ageze kwa Emi mugenzi we cyangwa se bazi nawe urumva bagakwiye gukundana, ahubwo noneho rwanga abantu bifitiye aramubwira ati bro ngewe aho kugira ngo usuhuze nasuhuza abantu banyiciye ababyeyi imani muri genocide. Ibyo ngibyo niyo mbivuze mbivuga mbabaye kubera kurumva ko uko biri kose hari ibintu abantu bavuga ukumva birimo nyine utuntu twasize kera bya bintu tutadakikeneye mu buzima bwacu. Noneho umutipe ngarangije mu gihe bari Burundi, ariko mbere ko tujye Burundi Emi yabigarutse avuga ko uyu mutipe ngo hari igihe yahagurutse bari muri Park N mu Kiyovu, ngira ngo Park N murayizi ni hotel yahoze yitwa Kiyovu. Noneho bamaze kugerayo biza kurangira bari mu nama y'abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, numva ni nk'inama y'abasani nyine Abastar. Noneho ngo Eminyawe arahaguruka aravuga ati abasani yo mwakoresheje ibitaramo kugira ngo twinjire mu bitaramo, urabizi nyine ko abanyamakuru nta biceri nyine tuba twifitiye, tuba turaho ngaho ibyacu tubishora mu yindi mishinga naby'imiziki nyine mu bana tuba turi abakene ariko nyine dukize byadanje. Noneho biza kurangira noneho ngo Emi ahagurutse aravuga so
ndeka kubirenga. Iyo uri umunyamakuru bira bitaro inshuro nyinshi bakunda gutanga amatike y'ubuntu kugira abanyamakuru binjire ku buntu babyamamaza. Noneho Emmy arahaguruka aravuga ati ntababeshye hari abantu ariko nanone Emmy Kinege akaba ari umwe mu bantu bakundaga guhabwa amatike ndetse kugira ngo ayaha abanyamakuru nyine uruva yizewe cyane. Noneho Emmy Kinege mu kuba yarafataga amatike yaha abantu none ngo amatike ntayatanga ubwo bakayacuruza cyangwa se n'uwaye haya kamugora. Ubwo noneho Emmy nyawe abarahagurutse aravuga ati rwose amatike nubwo muyaduha abantu muyaha ngo bayaduhe barayatwima cyangwa se bakanayatugurisha ati ibyo bintu sibyo. Emmy rero yaje yitwaje ako kana aravuga ati ntabwo ikintu mfa n'uriya mugabo Emmy Kinege ari ikindi hati ubwo dupfa ibintu bijyanye nicyo kintu navugiye muri press conference cyangwa se hano twari turi muri park ini turi muri ibyo bitaramo. Noneho ngewe sa n'umuntu wabashije kubona ko harimo akantu nyine ko gukwepa nyine nk'umusesenguzi, ntago mbivuze nk'umuhanga cyangwa se nk'umucamanza, no bivuze nk'umuntu ufite ubwenge nyine mu bwonko tu. Noneho Emmy ngewe ikintu nabashije kubona nubwo abitsimbatsimbye yaje mu mbabarire kuba duhereye kuri iyo nkuru nuko ari iyo nkuru nabonye ebana shya kandi y'umwaka y'umunsi y'ukwezi y'isaha. Noneho nge nabashije kubona ko Emmy nyawe ashobora kuba yarashishije kuko hari akantu yavuzemo aravuga ati baratipe n'aba legend n'abantu ba kera ngo nyine kubera ko arabakera babashaka kumva ko twabuha tukabatinya kandi ntibaza ukuntu ibintu bikorwa ati bare rero n'abana. None havugamo akantu avuga ati ngewe Emmy Kinege yaravuze ati aho kugira ngo ngewe umuntu azayangiriza izina cyangwa akire hasi nzabanza musoze nanamusoze abana shiraho n'umufuniko pfundikira. Noneho biza kurangira no Emmy avuze ati ngiye kintu pfana Emmy Kinege wone Emmy nyawe mujye mubatandukanye ko bari abantu ni babiri nawe uhite wumva impamvu nimba umuntu avuze ata kugira ngo unyagirize izina cyangwa se abantu bangiriza izina zabashyira hasi nanjye itufata umuntu waje agatafata kita Emmy nyawe nukuvuga ngo hari Emmy Pirate. Ibyo ngibyo rero ni by'abantu numvisije basa naho bari gupfa. Iyi nkuru nubwo tuyihereyeho ngira ngo n'izindi nkuru ngiye kubabwira zose zenda gusa nayo kuko birahura kuko sinjya apfa kuvanga ibintu. Ariko uyu munsi wa none munyemerere mutera agatebe hariya mbaganirize mbakubite stories zimeze neza cyane. Ikindi nanone ndagira ngo nkubwire ngo nimba uri umuntu uri mu mujyi ukaba utarakora subscribe wikwifata nk'umuntu mu cyari yo ngiyo pfiyo ngiyo wumva neza ko gukora subscribe bihenze n'ubuntu kanda aho hasi handitse subscribe. Nimba uri Kigali menya ko abaye umusirimu, nimba aka kanya uri Kayonza menya ko uri umusirimu nyine uba mu mujyi nyine aho ngaho nawe ni mu town. Kora subscribe nk'umuntu amenye ubwenge. Nimba uri Huye kora subscribe kuko urasobanura ara ni mu mujyi ngira ngo ara ni Ruwari. Nimba aka kanya uri Nyamagabe kora subscribe menya kutandukanye n'abanyacyaro. Ikindi nanone nimba izanyagatare aho ngaho hose ntavuze nimba uri iyo ngiyo nyine za Bugesera Nyamata hose ndakubwira ngo kora subscribe. Abantu bari muri Musanze haturuka abahanga bansabe uri kumva ba bantu baga bavayo hariya bose baba bazi ubwenge nawe kora subscribe. Nimba rero uri no mu byaro ngaho inyuma bitandukanye n'abanyacyaro umenye ko waguze smartphone ukore subscribe. Ndabibona no muri comment uravuga ati bro nabisoje pa. So rero ngewe banyita papa w'abapapa nukuvuga ngo uyu munsi uri kumwe na Peace hano kumvura TV tugiye kujya i Burundi. Cyagiye twari tugeze ku Kanyaru twamuka twisanga BJ twisanga ahantu habera igitaramo kidasanzwe cyakozwe n'umuhanzi bita Bruce Melody. Uwo ngo ni umutipe umeze nk'umuntu ufashe ku bugi cyangwa se umeze nka wa muntu uri kwircyazo uhora cyaza buri munsi arcyaza ahora rubugi. Niyo mpamvu noneho baba legend ba abantu bananiwe bari kugenda barwana izo ntambara. Noneho wa mutipe none nawe mushyashya hoze uhora kwircyaza icyuma cye agashaka guhora katabo bantu kugira ngo bace ugufi kandi hari ibyo bubatse bidasanzwe. Niyo mpamvu raka kanya tukimara kugira mu gitaramo cya Bruce Melody umuhungu wa Coach Gayer umwana wa Coach Gayer ariko amakuru ufite nawe azatwereke studio yiwahani ba bira bintu ntabwo ari byo bwira abantu ngo studio umunwa bro. Bruce Melody kwa muri kumwe nanone ni nka kwa kuri nanjye navuga ati man ndi kumvura TV ndashaka ahantu mbarizwa nyine kubera ko afite akantu k'akazina karaho ngabaye nge mba mbeshya mba mvuga ibintu rega kugira ngo abantu tunabimenye man habwo ntanga ukuri hubwo mvuga ibyanyabyo. So nukuvuga ngo tukimara kwikubita i Burundi tuhasanze umuntu bita Bruce Melody Kinyusi. Ejo nabonye na video ari kuvuga ati mwana bari yanga mani muha amahoro n'imigisha nimba ari Junior mani mukubita icupa y'inkwere nabonye ari
atawe noneho biza kurangira Bruce Melody avuze ati noneho abantu baramemukiye banyita Kinyusi atari kizina riri kujije umuntu ndanaryemera ubu yesi nzongera kwita Bruce Melody wa Kinyusi we bangazi